Guys, nyuma yuko ku munsi w'ejo washize hari amakuru yiri wakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko uyu muraperi Shizzo Afropapi yaba yamaze gutabwa muri yombi, aho byagaragaye ko yari yamaze kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bitewe n'ibyo yaragiye kubazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu muraperi yavuze ko ari mu rugo kandi afite umudendezo. Uyu muhanzi uzwi mu njyana ya hip hop kandi usanzwe ari umugabo wa Tesi umunyamakuru, yavuze ko yari yagiye ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa se RIB, ariko ahakana ko yatawe muri yombi nk'uko bamwe bari batangiye kubitangaza. Yavuze ko yamaze igihe gito aho ngaho anyuma agasubira mu rugo, ibintu byatumye ahakana ibihuha byari bimaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga by'uko yaba ari mu maboko atarayiwe. Mu butumwa yanyujije kuri konti ye ya Instagram, Shizzo yavuze ko ari mu rugo amahoro kandi ko afite umudendezo, anashimira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'abandi bagize uruhare mu byabaye. Mu magambo ye yagize ati: "Ndi mu rugo amahoro, mfite umudendezo, ndashimira RIB n'abandi bose bagize uruhare mu bufatanye no kutwereka inzira nziza twagombaga kunyuramo." Muri ubu butumwa Shizzo yashakaga gutanga ubutumwa bworoshye n'ubwo yari amaze igihe kuri RIB. Ntabwo bivuze ko yari yatawe muri yombi cyangwa ko yari afunzwe, kuko ntabwo byari byagatangiye kuvugwa. Yanakomeje avuga ko abari gukwirakwiza amakuru atari byo, kuko bikwiriye gufatwa nk'urwenya, kuko ibyo batangaza bitari bihuye n'ukuri. Yagize ati: "Nta birenze, Imana ibaha umugisha mwese, naho abakwirakwiza ibinyoma mukomeze mu baseke." Ibyabaye kuri Shizzo byabaye nyuma y'ubutumwa yaraherutse gushyira kuri konti ya Instagram ayibasira bamwe mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport. Muri ubwo butumwa yakoresheje amagambo akomeye arimo no kubita injiji, ibituma bavuka impaka hagati ye na bamwe mu bakunze b'ikipe ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyuma yaho amashusho agaragaza Shizzo ari kumwe n'abandi bantu akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bahita nyine bayahuza n'amakuru avuga ko yaba yaratawe muri yombi. Shizzo we yavuze ko kuba yaragiye kuri RIB bitari bifitanye isano n'amarangamutima y'abafana cyangwa amakipe bafana. Yagize ati: "Ntabwo wajya kureba umuntu mukuru hariya ari ayo marangamutima yanyu n'amakipe mufana. Hari indi mpamvu yari yanzanye hariya narindi, kandi namaze igihe cy'umunsi gusa, ntabwo byari bifitanye isano na Rayon Sport cyangwa se na ekipe ya APR Football Club." Shizzo uyu yashimangiye ko abantu batagomba guhita bahuza amagambo yavuze ku bafana ba Rayon Sport n'igihe yamaze kuri RIB, kuko avuga ko impamvu yari yagiye kuhagera yari itandukanye n'ibyo abantu bari batangiye gutekereza. Shizzo Afropapi kandi yavuze ko yatunguwe no kubona igihe gito yamaze kuri RIB gihinduka inkuru ikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo nk'iyi YouTube nkurikiyeho kano kanya, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu magambo ye nyuma y'ibyo byose y'ibyabaye, yanenze abantu yahaye isura y'abahise bemera amakuru y'ifatwa rye, ndetse bamwe bakayashimira batabanje kumenya neza ibyari byabaye. Yagize ati: "Ntabwo nari maze n'umunsi wose ntahari, ariko bamwe bari bamaze kwizihiza mbere y'uko ibintu bisobanuka. None ubu nimwumve inkuba ikurikiyeho." Nyuma y'ibyo rero Shizzo yahise afata amagambo ndetse n'umwanya wo gutanga igitekerezo cye ku buryo abafana b'amakipe bakwiye gufata guterana amagambo. Yavuze ko gutebya no guterana amagambo hagati y'abafana ari ibintu bisanzwe ku isi, cyane cyane y'abafana baganira ku makipe bakunda. Ati: "Reka mbigisha akantu gato, amatsinda y'abafana hirya no hino ku isi aterana amagambo, kandi ibyo biremewe. Tekereza umufana wa Chelsea avuga ko ikipe yiruta Barcelona, undi akavuga ko Barcelona ariyo nziza." Shizzo yashakaga kuvuga ko gutera urwenya cyangwa kuvuga ikipe imwe iruta iyindi atari ibintu bikwiye guhita bitera amakimbirane. Uyu mugabo yatanze urugero rw'amakipe akomeye y'i Burayi kugira ngo yerekane ko abafana bashobora guterana amagambo ku makipe yabo, ariko bikarangirira aho nta muntu ubigizeho ikibazo cy'ubuzima busanzwe. Yakomeje ati: "Keretse niba umuntu afite ikibazo cyangwa adatekereza neza, nibwo yakongera ibintu umuriro, ndetse kubera ko undi yavuze nabi ku ikipe ye." Mu yandi magambo, Shizzo yabwiye abafana bo gutera urwenya ni ku ikipe ari kimwe, ariko gufata ayo magambo nk'impamvu yo gutangira amakimbirane bikaba ari ikindi. Nubwo yavuze ko guterana amagambo ku makipe ari bisanzwe, yanagaragaje ko hari umuntu adakwiriye aho umuntu adakwiriye kurenga. Aho yagize ati: "Ikibazo gishobora kugutera gukurikiranwa n'igihe utangiye kwinjiza ababyeyi cyangwa abandi bantu mu bututsi no mu magambo mabi uvuga ku karubanda. Ariko kuvuga ku ikipe yo mu Rwanda no kuyiteraho urwenya nge nzabikora ubuzima bwanjye bwose." Ariho Shizzo ahangaha yatandukanyije ibintu bibiri: ubwisanzure bwo gutera urwenya no gutera amagambo mu makipe, ndetse n'amagambo ashobora guhinduka ibitutsi cyangwa gukomeretsa abandi bantu ku giti cyabo.
yagaragaje ko kubwe umuntu ashobora kuvuga ko ikipe ariko akirinda kuvuga ku mpaka z'ababyeyi, imiryango cyangwa abandi bantu bafite aho bahuriye n'umupira. Shizo yanagarutse ku buryo abona impaka z'amakipe mu buzima bwe, avuga ko afite ibindi bibazo byinshi bimureba kurusha gufana cyangwa kutumvikana ku ikipe. Yagize ati mfite ibibazo 99 ariko ikipe yo mu Rwanda si kimwe muri ibyo. Mfite ibyo nsubiza amaso inyuma nkicuza n'ibindi bibazo byinshi, ariko mwebwe n'ikipe yanyu ntabwo muri ibyo ngibyo. Mu gusoza ubutumwa bwe, Shizo yavuze ko atazongera kujya asubiza buri muntu azajya mwibasira cyangwa mubaza ku byo yavuze, aho yagize ati ariko nta muntu nzongera gusubiza, ejo nzareba inkuru muzakora. Shizo ni umwe mu baraperi bamaze igihe mu muziki nyarwanda, akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo nka Waki Wow yakoranye na Umutare Gabi, ari yitwa Hold It Down, irimo yitwa Ibugoyi, ndetse na Mama yakoranye na Aristide. Umuyoboro we wa YouTube ugaragaza ko wafunguwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa Nyakanga 2013, ukaba ufite ibihangano bigera kuri 69. Mu myaka amaze mu muziki, Shizo yagiye agaragara nk'umuhanzi udatinya kuvuga ibitekerezo bye, byaba ku bijyanye n'umuziki cyangwa n'ibindi bibazo bibera mu myidagaduro. Ibyabaye muri ibi bihe byongeye kugaragaza uburyo amagambo y'umuhanzi ku mbuga nkoranyambaga ashobora gukurura impaka mu gihe gito, cyane cyane ko iyo akora ku ngingo ikomeye nk'amakipe afite abafana benshi. Ku ruhande rwa Shizo, we yashimangiye ko ari mu rugo kandi afite umudendezo, anasaba abantu kudahubuka mu gukwirakwiza amakuru ataremezwa. Yavuze ko icyo yanyuzemo kuri RIB cyamweretse inzira nziza yagombaga kunyuramo, aho we ubwe avuga ko adakwiye gufatwa nk'uwari watawe muri yombi nk'uko byari byakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga zose nagiye mbabwira zikunze gukoreshwa cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ati ariko mujye mutandukanya urwenya no gutukana ndetse no kwandagazanya abantu. Abareyo bakahita mu byabatese, none urwenya rwo kwita abantu injiji ni rwenya ki? Ni gute urwenya rwo kwita nyine abantu abaturage ubwo rwo ni rwenya ki bitewe n'ibyo wowe n'umugore wawe batangaje? Ubwo byose turi buze gukomeza kugenda tureba ibyari byo, namwe mbategereje muri comment, muze kumpa ibitekerezo byanyu nkuko bisanzwe, kandi mukomeze mukurikirane NBE Rwanda, inkuru zacu ukuri kwawe, kuko niho buri gihe tuganirira ibintu bya hatari, ndetse tukaganira no ku makuru abakomeza kugenda azenguruka ku mbuga nkoranyambaga zose nababwiye, nk'iyi YouTube, nkurikiyeho Facebook, Instagram, no ku bitangazamakuru, tukagenda tugaruka kuri izo nkuru zose zabamamaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wibuke gukora like kandi usharinga iyi video bagenzi bawe. Nge nitwa Sana nk'ibisanzwe. Ciao ciao, hasta la vista.